mwari muzi ko mbagurutsa nyine mukaguruka, ariko kuguruka udakijijwe ni umwaku. Kizwa wa mudamu undeba, kizwa wa mugabo we, kizwa mu bintu Imana idushigarije ku isi no gukizwa birimo. Kandi umuntu ukijijwe akora iby'Imana ishaka kuruta uko akora iby'abantu bashaka. Kankubwira impamvu. Mama wa kariya gasore mwabonye k'inzobe ukuntu bakamuroga agapfa, ufite ibihamya by'uko yaroswe. Pane by'abantu muba muvuga afya byagenze gutya, ukuri kuzwi na Pastor John Nyirumupfu. Ndabizi muri uyu murenge nasebye kubera iki nari nteruye intumbi twagiye gushingura ndikurira amarira umunsi muri kubwirizwa n'umupfakazi nimba ari nako babivuga, ariko ubwo wabyumvira. Haleluya. Ndababara ahantu ari hose nari nkozwe n'umubabaro. Kigali nkayizenguruka ari umubabaro usa nabi, no kurya ari ibibazo, no kuvuga ari ikibazo. Uravugira muri bande? Mabuye se muranyobewe, mvuga imivuga aha ku murenge, ariko se simunyibuka. Ariko duha Imana yacu icyubahiro. Ariko mundebere mu maso muvuge ngo nta mubabaro utagira iherezo. Mumbwire ngo nta kigeragezo kitagira iherezo. Babara umutima abanyitegereza bakavuga ntazongera kuvuga, ntazongera gusa neza, ndabyibuka ndi mu masengesho y'iminsi 14 ntarya ntawe. Reka nkubwire, wowe urahanga ukabuhinga ntiweze, abantu bakakuvuga byaranze, iyemeze wigire ku mavi, jya ku mavi usenga Imana ihindura amateka. Dore mvuka muri Tunda, ariko we ihindura amateka, ihindura amateka. Imana igibikora gusa ikintu cyanangaje Imana, ariko niko ijambo ryayo ribivuga, ibinyuza mu nzira zayo zirenga 1000. Nk'ubu bya Pastor John byanyuze muri Tunda, mama nari ari uriya byanyuze hera ya byanyuraga. Mumbwire ngo iby'abasenga ntibibura aho binyura, iby'abantu bubaha Imana ntibibura aho binyura. Ndi mu ya 14 ntarya ntanywa. Ku munsi wa 13 Imana ivugana nawe, iravuga ngo John, nzongera kukubaka, kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Mbisomye mu ijambo ry'Imana asanga birimo. Wino nkwereke rero. Weno rikomeye na kimwe kimunanira, arashoboye. Hari abantu bameruka ndi mu marira. Impamvu mba nzanye uyu muntu nicyo bita ibihamya. Bisarandeba ndi mu gahinda, nicyo gituma ubona mba nkwikundira kuvuga. Nukuri kandi ntago mukunda aho mureba gusa, oya naho mutareba. Abajya bankurikira kuri radio na televiziyo ngo mfata akanya kanini muvuga, mureke mvuge. Nukuri ego nk'ubu uba warankunze ute, unarimbabaye ni ikintu kiri aha abantu banze. Ariko uyu mudamu mushimire mu maso yanjye, yamesheje icyubahiro. We mesheje icyubahiro. Ubiki cyubahiro mbonana ubifitemo kanini cyane. None tugiye no ariko Mana ya mwisho, tumuzamurira icyubahiro. Yo mvuga ibi niki nukugira ngo mbahamirize cyitwa imikorere y'Imana. Murambizi aba twari kumwe ndi inyuma y'intumbi y'umugore wanjye, ndi gushyingura ibibazo ari amarira. Ariko nagira ngo nkubwire, Imana iratabara igakura mu marira ikagarura mu cyitwa ibitwenge. Irangiza ibingihereye umudamu mwiza. Uyu mureba arakomeye muri iyi si. Ese nkubese uyu tamubona yahumbitse amaso yananiwe. Uyu arakomeye, uyu yamaze agahinda ndatabira. Ubwo nsohotse ngasanga n'imbwa nyinshi zikanyirira. Nsanze ari abantu bafite inkoni bakanyikubitira, nsanze ari abafite imbunda bakanyirasira.
uwize ibyo gucunga umutekano arabyuka arumva akajya kureba ibibaye, ubwo ibyo n'ibindi. Ariko nange iyo ibitotsi byabuze nkabona ariko uyu mudamu saa sita z'ijoro, saa saba, saa munani hadasinzira, hari bubyuka ajya ku kazi bite sheri kudasinzira, ibitotsi byabuze. Nanjye nkajya ku mavi, Mana aleluya, ndahamagara ibitotsi uyu mudamu asinzire, nkabona aratangiye gusinzira, arasinzira yakwiyicarira arata igendere. Igitondo saa sita na nimugoroba umwaka ugashira, ibiri itatu igashira, ndebera uwo mwicaranye umubwire ngo ibyo bakuvuga humura n'iby'akanya gatoya. Ubu rero muri ruratsa irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe wubitse umutwe w'iganda cyane bose bavuye nta yindi Yesu ufite angariko zima byutekereza Yesu ibyo nyoramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mani ndahemuka tuyizera. Reka tumuzamurire ibiganza kandi ongera ubizamure. Hanyuma niba uzi ko wateraniye Imana ishoboye byose, atunze akanwa kawe uvuge ngo haleluya. Ongera kandi uzamure iryo jwi ryavuge ngo haleluya. Yes. Mani tahemuka tuyizera. Muri aya materaniro ndakwifuriza kwizera Imana. Imana ishimwe. Niba hari ikintu kintangaje ni ijambo ry'Imana, ibyo bakuvuga n'iby'akanya gato. Uzi ko umuntu avuga ubukene bwawe akabuvuga mu gitondo saa sita akabura icyo avuga, akakureka agafata undi. Uzi ko bavuga ko ntaho uzagera bakabivuga umunsi umwe, ibiri cyangwa itatu, kwezi. Hanyuma hashira iminsi bakakureka bagafata undi. Abantu bavuga yuko uzapfa, rimwe na rimwe bakanakurogesha pe, bakabikora ku buryo ku musozi uba iciro ry'imigani bakakuvuga, ariko bakuvuga icyumweru kimwe cyangwa amezi abiri, mumbwirire ngo ibyo bakuvuga n'iby'akanya gato. Ariko turashimira Yesu, tuvuga ibyo yakoze mu gitondo, saa sita tukibuka ibindi, nimugoroba tukabivuga, umwaka ugashira tuvuga Yesu, imyaka ibiri igashira tuvuga Yesu, imyaka itatu ikavuga tuvuga Yesu. Abantu bamwe bagapfa Yesu akavugwa, ariko umuntu ibyo bamuvuga n'iby'akanya gato, n'iby'akanya gatoya. Imana ishimwe. Yesu wenyine niwe watsindiye isoko ryo kuvugwa. Mumbwirire ngo n'ubu turacyamuvuga. Ahara marira wahinduye umunezero. Ahara marira
mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza ya. Hari abantu babonye neza y'Imana ku buryo twayisanga. Mana si rimwe kandi si kabiri we nabonye neza ya. Mana si rimwe yes si kabiri nabonye neza ya. Mana si rimwe kandi si kabiri nabonye neza ya. Mana si rimwe kandi si kabiri mana si rimwe kandi si kabiri jewe nabonye neza ya. Ishoboye byose kandi mukugire kw'Imana ongera gutimana mukugire kw'Imana. Amen haleluya. Ariko ongera tumuzamurire icyubahiro umwami. Icyubahiro kizamure zamura haleluya. Ongera tukizamure n'Imana. Haleluya. Ariko Imana ishoboye byose. Yego. Ni Imana idahishwa. Mumbwirire ngo ni Imana ikora mu gihe cyayo. Mwitegereze umubwire ngo ni Imana ikora mu gihe cyayo. Igihe cyo gukora kwayo kigeze irakora. Kubera ko ikora byose ikabikorera kwihesha icyubahiro. Ni Imana ishoboye byose. Imana ishimwe. Mumbwirire ngo ikorera byose kwihesha icyubahiro. Kandi mumbwirire ngo igihe cyo gukora iyo kigeze irakora kubera ko ni Imana y'ubutwari kandi Imana y'imbabazi. Haleluya. Ndashaka kuvuga ku ijambo riri hano ariko ndashaka ngo duhagarare mu ijambo rivuga gukorera Imana by'aka kanya bitanga inyungu z'igihe kizaza. Gukorera Imana by'aka kanya bitanga inyungu z'igihe kizaza. Ariko mba numva naririmba Mana yo mu ijuru. Disi nabonye abasore twiganaga yes ndakureba babonye rero sasa ndashimira Imana ngiye kuvugira Yesu ahantu abantu banzi. Mana ishimwe. Hari ubuhamya dutanga bamwe na bamwe abatatuzi bakagira ngo ni igipindi, ariko iyo tuvuze ngo Imana iratabara tuba dushingira ku byo yakoze. Twari duciriritse iratuzamura, twari tubabaye iraduhumuriza, twari turi mu marira iradusetsa. Ni Imana ikora, ni Imana ikora. Amen haleluya. Uyu rero nawe bagira ngo mfira ariko Mana ayo mashi amashari hehe shirama ayo mashi muvugire ngo Imana ongera mutima shirama iyo basi Mana ishoboye rwose. Imana muvugire ngo Imana muvugire ngo Imana muvugire ngo Imana Imana ikiza abarwayi, Imana itangura ibyaha, Imana muvugire ngo Imana Imana ishoboye byose. Hari igihe nzo kwicara nshimira Imana yanjye, hari igihe nzo kwicara nshurarange urudaca. Ariko Mana ni Imana ishoboye byose. Nyemerera dusome iri jambo ry'Imana, hanyuma uwo muri kumwe mumbwire ngo hari ikintu uri kumva. Urumva ra mumfatire mu kiganza ngo tumeho ijambo basa ritahane ribe ijambo ry'umwaka ku buzima bwe. Reka mbaha amakuru mutari muzi.
uziko twageze ku itariki ya mbere itangira igihembwe cya kabiri cy'umwaka. Tayari Pastor John ubundi mu kwezi kwa gatandatu mundebere mu maso mungati ukwezi kwa gatandatu nkwicayemo. Mungu ngo nkwicayemo. Kwezi nkwicayemo. Imana arayumvise. Mu kwezi kwa mbere nabonye neza yawe, mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe, bigeze mu kwa gatatu nabonye neza yawe, bigeze mu kwa kane nako nabonye neza yawe, ukwezi kwa gatandatu nabonye. Yewe hari abantu b'ishuti patosi tandoreba muri uku kwezi gushize hari umuntu nagiye kubona mbona nakiriye aka message mu gitondo ngo ejo tuzajya gushyingura, nsanga ni inshuti yanjye yapfuye, ndagenda turashyingura. Aleluya. Ngitegereje ndabireba ndavuga nti wa Mana sinzi uko ubikora, ariko icyo nzi cyo jewe ndacyari byanga byakunda hari icyo ushigarije. Ndavuga nti uko biri kose reka ntahe ngire vuba ntunganye ibidatunga, kuko namenye ko ari Imana yasigarije gukora. Ahantu wicaye hariho hose, reka ngubwire ikintu utaruzi. Mu kanya rwose ngiye kuguhanurira koko ndi umuhanuzi, ndaje nkurebereyo niko bavuga. Ariko nagira ngo nkubwire uri byo nguhanurira ibyo ari byo byose bisohozwa n'icyo bita gukizwa. Amen. Kizwa. Kuririmba kwawe si cyo giteye ubwoba, kuba uri umushumba Pastor Joe ntabwo ari cyo giteye ubwoba. Oya, ahubwo Bibiliya itubwira ngo mubaririmba bose, mubashumba bose. Reka mbabwire ikintu mutari muzi, ntabwo abashumba bose bazajya mu ijuru. Wapi? Nabisomye muri Bibiliya. N'abagore bose ntabwo ariko bazajya mu ijuru, nabisomye Bibiliya. Bibiliya itubwira ngo mu bagore bose umugore uyubaha agakora ibyo gukiranuka, mu bashumba bose umushumba wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Noneho mbariza, umushumba ukora ibyo gukiranirwa urumva hari? Uranakoze cyane rato. Ndi umukobwa w'inzobe ndebera mu maso mungati wamaze. Ndi umubyeyi mfite benshi, ibyo ntibiteye ubwoba kuko Bibiliya ivuga mu nzobe zose inzobe yubaha Imana igakora icyo gukiranuka. Ngewe ndi umugore w'igishongore, ibyo ntibiduteye ubwoba. Mu bagore bose b'ibishongore uyubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo muntu Imana iramwemera. Kuririmba neza si cyo gituma Imana ikwemera. Bibiliya iravuga mu baririmba bose uyubaha agakora ibyo gukiranuka. Mundebere mu maso mwe mufite umwenda wo gukora ibyo gukiranuka, ufite umwenda wo gukora ibyo gukiranuka. Gukora ibyo gukiranuka. Hanyuma nakubwiye ngo korera Imana by'aka kanya, inyungu ari iz'igihe kizaza. Ubu buhamya nkubwira nuko ukuri hano ndashimira Imana kanoni. Aleluya. Uyu mugabo ndamwibuka kuri kompasi hamwe n'uyu mugabo mpagaze imbere hariya, yego inkoni y'imoso. Aleluya. Hano hari abantu twasangiye igikoma cyo kuri kompasi, asande kubarera ndi kubarera. Ndabyibuka, niba mutambeshye wowe twigana, sinari umucuranzi. Mu yandi magambo nakundaga gucuranga, ariko nta nyungu nari mbifitemo kirya gihe. Nabikoraga wagira ngo ni ibisanzwe, ariko nagira ngo ntibyari bisanzwe. Ndi kubibona aka kanya. Iyi piano nayiguriye miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ideni si iki. Njya gutangira itorero, ibyuma mfite bya miliyoni 8
ariko urebye ibyuma nagiye ngurira insengero, natambuka bari kwitanga nkagura akabafure, nasi ibyo nkora ariko Imana ibyandika. Reka nkubwire, ibintu byose ukora bikuvuye ku mutima, byaba ibyiza byaba ibibi, uzabisarura. Haleluya. Yari umuntu yigeze kumbwira ati pastor ndakwanga, ndavuga nti Imana ishimwe. Unyangira iki se? Nanjye sinkiza ariko ndakwanga. Ndavuga sawa. Aranyanga ukwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri aranyanga, kwezi kwa gatatu aranyanga. Nigira gusenga Imana, ndavuga nti Imana ngaho iyerekana. Reka nkubwire, jewe sinshobora kuguhemukira kuko simfite n'ubushobozi bwa guhemukira, ariko reka nkubwire, Bibiliya iratubwira ngo Imana ikubiyemo byose. Uzi kubiba urwango uri umuntu, Imana ikaguhagurukiriza batatu bakwanga. Uzi gufata umuntu ku musozi ukamutaranga ngo ni umurozi, unamubeshyera ukamuvuga nabi, ariko igihe kikagera wowe wamuvuga gurumwe, Imana ikaguhagurukiriza nka barindwi, ukagera Ndama bakakuvuga, wagera Runzenze bakakuvuga, wagera Nyakayaga bakakuvuga, ukagera ku Kaje bakakuvuga, ukagera ku Ipamba bakakuvuga. Zimama uri gusarura ibyo wabibye, kenyera ubisarura. Ariko ubundi kuki wanga abantu ugashaka ngo we ngo ntibagukura? Imana ishimwe. Kuki uvuga abantu nabi wowe ukavuga ngo nibakuvuge neza? Mumbwire ngo korera Imana. Korera Imana. Murebe mu maso mubwire ngo korera Imana. Korera Imana. Korera Imana. Korera Imana. Korera Imana. Korera Imana. Impamvu nkubwira aya magambo ni iki? Mbonereho no gushimira Imana. Imana yangiriye neza bikomeye cyane. Bantu b'Imana, nimushaka mujye mushimira Imana kuko Imana irakora. Hari ibintu byateye hari iwacu dutuye i Kigali, abantu ntibagishimira Imana kubera gutinya abantu. Turabizi uko inzara iryana, turabizi uko kwambara ubusa bimera. Wajya mu iteraniro kuvuga ngo ndashimira Imana, noneho yampaye akambaro ko kwambara, abantu bakaza ngo ibyo se ni ibikaze. Urashimira Imana ngo Imana yaguhaye inzu, kandi turabizi ukuntu ubukode buryana. Ndi kwivugira bahariya kuko hano twiyubakira amazu yacu, ariko ahandi tuba dukodesha. Washimira Imana nawe iguhaye inzu ubwo se yaraje kutwirataho. Ntabwo ari ukwirata nshuti zanjye, ni ukuvuga iby'Imana yakoze. Imana ikeneye abantu bayishima. Yego. Merutse gushimira Imana ndi mu rusengero, shimira Imana ntakubeshya. Imana yankoreye igitanga. Madamu nguri ntabwo mbeshyera imbere y'umudamu wanjye, oya vuga ukuri. Ejo bundi njya kugura imodoka, namaze akanya kanini cyane mu masaha y'ijoro nyicayemo, nkajya nkatavora imodoka itari no kugenda, ariko ndiramarira. Nkajya mvuga ariko wa Mana, kibi bintu mbona ari byiza, kuki ubiduha twabanje guseba? Madamu akambwira aje tukarya, ariko waryana. Kubera iki? Ndi kwiyumvira iby'Imana yansezeranije mu gihe kizaza, none itangiye kubisohoza. Nshimiye Imana mu iteraniro, njya kubona mbona umuntu w'umugabo uti, navuze ngo ariko se ngubwo aje kwiturata se ngo Imana yamuhaye konaki, yamuhaye imodoka, ngo iryo se ni ibikaze? Mba ndamwumvishe, ndavuga ni inshuti yanjye, ntakubeshye birakaze. Imyaka irenga 10 ngenda n'amaguru muri iyi Kigali, nkabyuka ijoro saa 9 z'ijoro njya kubwiriza ubutumwa, imvura ikanyagira, urumuri rukantondaho, nkababara nkatitira. None Imana impaye hasi akaye ngo ntibikaze, birakaze kuko njye nari narabibuze. Ahari wowe ntibikunejeje, ariko tuzi icyo Imana ikoze. Jya wibuka gushimira Imana iby'Imana igukorera, kuko biyitera gukora n'ibindi. None ubu imodoka mfite nakubeshya Madamu, ntabwo nakubeshya, ubu nayirambiwe. Iriya si nziza. Si nziza. Mumbwire ngo yabonye indi nziza. Ariko kubera iki? Abantu bakorera Imana, abantu bubaha Imana, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Aha se ndahayobe
kuri urusengero simpayobewe, hari igitaka nasi mirimo, hari agasengero kangana nk'uko, none harimo sima, ariko mwagiye mushima. Tuyizamurire icyubahiro, zamura haleluya. Aha se sinyuza ku rusengero ntirukinze, ntibihangane. Sinkomeje sengera ku ipamba, nta hantu hari ewe niza hantu uwanyu, aha kamabuye ndahaza, isengero nazibonye zikinze. Hanyuma mu gihe wiyicariye hano, yewe iyo mvuga ibisimba ndi gukina ku mubyimba kuba zafungiwe, kuko sindi mu bafunga bafite impamvu, ariko mwihangane nyine zirafunze. Ubu naho barajya kuvuga yatwiraririyeho ngo izacu zirafunze, ngo nuno rurafunze. Niko kuri, mumbwirire ngo hari n'ibyo bakuvuga batabesha ari ukuri rwose. None se nanjye mubaze, wumva ukuntu ibintu biba ari ukuri. Shaka no kukubwira ngo ikure mu mutwe abantu ko ibyo bakuvuga ni ukuri. Uri umudamu warashatse, umaze imyaka 3, 5, 6 utabyara. Twebwe abantu ntukaturenganye tuvuga ibyo tureba. Uriya mugore ntabyara, menya batera n'umwaka, menya banaroga, nawe ukajya ugafureka. Banyishyizemo birirwa bavuga ngo simbyara, ngo nta n'umwana afite. None ndashaka kukubaza ikibazo, uko ubizi wowe hari umwana ukikiye kenyera? Warize umaze imyaka 3, 5 nta kazi ugira. Twebwe tuvuga ibyo dushaka kuko turi abantu. Uriya ntiyize, nta na diplome yabonye, ukajya uvuga ngewe birirwa bavuga ngo nta kazi ngira, ngo menya nta na diplome. Ubundi nkubaze, uko ubizi hari biro wicayemo, ibyo bakuvuga ni ukuri. Ibi nkubwira ni ubuhamya bwambayeho. Iyo ndi kuvuga ibi ntabwo kuba ari ukwikoza isoni, Imana ishimwe. Murabyibuka ngira gutya nkishakira umugore mwiza, mama wa kare agasore mwabonye k'inzobe ukuntu, bakamuroga agapfa. Ufite ibihamya by'uko yaroswe, pani by'abantu muba muvuga afya byagenze gutya, ukuri kuzwi na Pastor John Nyirumupfu. Ndabizi muri uyu murenge nasebye kubera iki nari nteruye intumbi twagiye gushingura ndikurira amarira umunsi se. Muri kubwirizwa n'umupfakazi, nimba ari nako babivuga, ariko ubwo wabyumvira. Haleluya, haleluya. Ababara ahantu ari hose nari nkozwe n'umubabaro. Kigali nkayizenguruka ari umubabaro usa nabi, no kurya ari ibibazo, no kuvuga ari ikibazo. Uravugira muri bande se? Mabuye se muranyobewe, mvuga imivuga aha ku murenge, ariko se simunyibuka. Ariko duha Imana yacu icyubahiro. Ariko mundebere mu maso muvuge ngo nta mubabaro utagira iherezo. Mumbwire ngo nta kigeragezo kitagira iherezo. Babara umutima, abanyitegereza bakavuga ntazongera kuvuga, ntazongera gusa neza, ndabyibuka ndi mu masengesho y'iminsi 14 ntarya ntanywa. Reka nkubwire, wowe urahanga ukabuhinga ntiweze, abantu bakakuvuga byaranze. Iyemeze wigire ku mavi, jya ku mavi usenga Imana ihindura amateka. Dore mvuka muri Tunda, ariko we ihindura amateka, ihindura amateka, ihindura amateka. Imana igibikora. Gusa ikintu cyanangaje Imana, ariko niko ijambo ryayo ribivuga, ibinyuza mu nzira zayo zirenga 1000. Nk'ubu bya Pastor John byanyuze muri Tunda, mama nari ari ara uriya byanyuze hera ya byanyuraga. Mumbwire ngo ibyo abasenga ntibiburaho binyura, ibyo abantu bubaha Imana ntibiburaho binyura. Ndi mu ya 14 ntarya ntanywa. Ku munsi wa 13 Imana ivugana nawe, iravuga ngo John, nzongera kukubaka, kandi ninkubaka uzaba wubakitse. Ndisomye mu ijambo ry'Imana sanga birimo. Wino nkwereke rero, aya weno rikomeye na kimwe kimunanira, arashoboye.
abantu bameruka ndi mu marira. Impamvu mba nzanye uyu muntu nicyo bita ibihamya. Disarandeba ndi mu gahinda. Nicyo gituma ubona mba nkwikundira kuvuga. Nukuri kandi ntago mukunda aho mureba gusa, oya naho mutareba. Abajya bankurikira kuri radio na televiziyo ngo mfata akanya kanini muvuga, mureke mvuge. Nukuri ego nk'ubu uba warankunze ute unarimbabaye ni ikintu kiri aha abantu banze, ariko uyu mudamu mushimire mu maso yanjye yamesheje icyubahiro we. Mesheje icyubahiro. Ubiki cyubahiro mbonana ubifitemo kanini cyane. None tugiye no ariko mana ya mwisho. Tumuzamurira icyubahiro. Yumvuga ibi niki nukugira ngo mbahamirize cyitwa imikorere y'Imana. Murambizi abo twari kumwe ndi inyuma y'intumbi y'umugore wanjye ndi gushingura ibibazo ari amarira, ariko nagira ngo nkubwire Imana iratabara igakura mu marira ikagarura mu cyitwa ibitwenye. Irangiza ibingihereye umudamu mwiza uyu mureba arakomeye muri iyi si. Ese nkubese uyu tamubona yahumbitse amaso yananiwe. Uyu arakomeye, uyu arakomeye, uyu yamaze agahinda ndatambuka. Hari ijambo bajya baga ngo ni mukafane. Uyu mudamu arakomeye n'umwafane. Yego wowe uramurebera hatambaye uniform, iyo yambaye uniform nanjye murebera kure. Najya ndavuga uyu numwe wanjye cyangwa byahindutse. Natambuka bakavuga reka nkubwire ubu noneho singisuzugurwa. Ubu noneho baravuga ngo ndi umugabo. Ubu noneho baravuga ngo afite umudamu. Kandi uko ubu iyo ntambuka ngendera mu cyubahiro cyawe. Iyo byanze abatanyubahiye yuko ndi pasiteri banyubahira ko ndi mukafani. Reka nkubwire ikintu cyabereye mu rugo kandi mutari muzi. Ubu uyu mubona mujye mukibuka ubu twagabanya imirimo. Umve nawe twagabanya imirimo ntugatahe mu nzu y'Imana utanasetse. Nukuri ubu urugo tubaye niryamiye n'amadamu nkumva ibintu birakomye ku gipangu ndushaho gusinzira. Ubwo nsohotse ngasanga n'imbwa nyinshi zikanyirira. Nsanze ari abantu bafite inkoni bakanyikubitira. Nsanze ari bafite imbunda bakanyirasira. Uwizi byo gucunga umutekano arabyuka arumva akajya kureba ibibaye. Ubwo ibyo n'ibindi, ariko nange y'ibitotsi byabuze. Abana ariko uyu mudamu saa 6 z'ijoro, saa 7, saa 8 hadasinzira, hari bubyuka ajya ku kazi bite. Sheri kudasinzira ibitotsi byabuze. Nanjye nkajya ku mavi. Mana aleluya ndahamagara ibitotsi uyu mudamu asinzire. Nkabona aratangiye gusinzira, arasinzira yakwiyicarira rata igendera. Reba nk'ukuntu abatambu. Kandi hari ibintu yanyigishije. Mbere najyaga ngenda ahantu hose nihuta ubuzima bwancanze, ariko wari utuntu yanyigishije. Ubu ngenda akaguru ndambura nta bintu byo ibi ngibi mbimenye vuba. Ibi mbimenye vuba rwose. Ntabwo nkigenda mfite ikintu bita akavo. Ndashimira Imana yankuyeho uwo mubabaro. Ndashimira Imana yankuye mu buzima bwo gusekwa. Nshaka kukubwira iki, komera ucire bugufi Imana, urushaho kwirinda ibyaha, kubera ko nababeshe icyaha nicyo gitera umwaku. Bimwe abantu bajyaga bavuga mu cyaro ngo abantu batera umwaku. Wapi, icyaha nicyo gitera umwaku. Ako duhereze Imana yacu cyowe. Zamura haleluya haleluya. Bibiliya iratubwiye kandi ubwo ndi gusoza agiye Yohana guze ngo ndasoza rya sekonjoni. Gusoma ijambo ry'Imana ngo soza. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa mbere. Bukeye umugore umwe w'abagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kuntwarira abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirire mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira zo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu biri mu busa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta dusuke muri buri kintu cyose,
ikintu cyose uko cyuzuye ubike. Nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umugaragu ati ongera unzanire n'ikindi. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza, hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira ati genda ugurishe ayo mavuta wishyura umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Reka tuvuge ngo amen. Amen. Byavuzwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya hose n'i Samariya, no kugeza ku mpera z'isi. Tuvuge ngo amen. Amen. Ibi ngiye kubivuga ntuje mu bintu wakora ibyo ari byo byose, ukeneye gukizwa. Yewe munyamagambo, nushaka burekeye aho, kuko igihe cyose uyavugiye n'ubundi ntacyo wageze. Mwari muzi ko mbagurutsa nyine mukaguruka, ariko kuguruka udakijijwe ni umwaku. Kizwa wa mudamu undeba, kizwa wa mugabo we, kizwa mu bintu Imana idushigarije ku isi. No gukizwa birimo, kandi umuntu ukijijwe akora iby'Imana ishaka kuruta uko akora ibyo abantu bashaka. Kankubwira impamvu. Nahoze bitewe n'abantu nakira muri biri wanjye, nakiramo umuntu umwe arambwira ati Pastor John, maze iminsi ndara ntasinziriye, ese habaye iki? Kandi narakumvise kuri radiyo impano Imana yaguhaye, nabonye ari weho wamfasha. Sawa, ngaho arambwira ngo amaze iminsi umuntu amuguriye imodoka, yari yanayiparitse aho ngaho. Cyakora nanjye Pastor John nareba iyo modoka nkabona ni nziza. Rangije arambwira ngo ariko mu mezi 3 agutse iyi modoka ntabwo ndabasha gufatanya amaso ngo sinzi. Ese kubera iki? Manishi, kubera iki udasinzi? Rambwira ngo uyu muntu wanguriye imodoka, iyi bitotsi byije ngafatanya amaso, njya kubona nkabona amagaze hejuru ari kuntera icyuma mu mutima, bityo ngahita nkanguka nkabitekerezaho bukarinda burya. Amezi 3 arashize. Ese yayikugure ni umugabo wawe? Wapi? Ni iki cyawe? Nyine simbivuze byose. Kantu k'ibyaha kaba kajemo. Nanjye nditegereza, ndamusengera, ndamubwira ngaho humura, Imana iraza kugufasha. Ubwo uri imbere yanjye ukihana ibyaha, Imana iraza kugufasha. Koko Imana iranamufasha, kuko Imana ikunda umuntu witandukanya n'icyaha. Hanyuma naje nsenga Imana, nicara ku birenge by'Imana, nca bugufi imbere y'Imana, ndavuga nteko wa Mana, ndashaka kukubaza ikibazo, ubigenza ute? Pastor John uri mu muhanda atwaye imodoka yaruhiye, ategereje igihe kirekire, n'uyu muntu wasambanye bakamugurira imodoka, iyo bari mu muhanda bose ko baba bayikata neza, hanyuma abo bantu batandukanire. Mumbwirire ngo batandukanira aho abantu batareba. Mu muhanda twese ni sawa, imodoka turazikata neza, ariko mu cyumba hahandi ababyeyi batakureba, hamwe inshuti zitakureba, hamwe imiryango itari, hamwe ugukoresha atari, hamwe uwo mwashakanye atari, ari wowe n'Imana yawe murebana, aho niho ruzingiye. Ukwiye gukizwa aho abantu bareba, ugakizwa n'aho abantu batareba. Kumbi mba nizi somo, gutwara imodoka si cyo kidasanzwe,
ahubwo imbuto z'umwuka ziba muri wowe utatwaye, niko gaciro k'ubuzima bwawe ku Mana. Mumfatire mu kiganza umumbwire ngo kizwa. Mumfate mu kiganza umukomeze umumbwire ati kizwa. Mumfatire mu kiganza umumbwire ati kizwa. Mumbwirire ngo kizwa. Murebe mu maso umubwire ngo kizwa. Hanyuma uwizeye gukizwa zamura haleluya, zamura haleluya. Kizwa. Bazaniye inkuru nziza ibabwira ngo nimukizwe. Iyo wamaze gukizwa Imana yibuka mirimo ya kizwa. Shaka akantu ko gukizwa n'ukuri. Ushaka amafaranga ni byiza kuko aradutunga. Ndanabyigisha mu rusengero iwanyu ko nigisha abantu gukora no kwizera Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko mukora. Kubera ko narabibonye ushobora gusenga ukajya uhishurirwa icyaha umuntu yakoze mu myaka izaza, ariko ugahora mu ipantaro imwe cyangwa ikote rimwe. Kubera iki? Urasenga ariko ntukora. Nagira ngo nkubwire, niba ushaka ubuzima bwuzuye bunejeje Imana nawe ubwawe ukakunezeza, gira umwanya wo gusenga, ugire n'umwanya wo gukora, kugira ngo bimwe ukora ubisengera Imana itanga umugisha mu byo ukora. Gukora ni ingenzi. Imana izabikora wapikora itanga umugisha. Haleluya. Tuyizamurire icyubahiro. Zamura haleluya. Bibiliya tubwira hari umugabo wubahaga Imana. Bibiliya tubwira yakoze ibintu byinshi byiza akorera Imana. Imana ishimwe. Bigera ku rwego iyo dusomye Bibiliya zibisobanura cyangwa tunasomye ni batubwira ko uyu mugabo yajyaga afata ideni agakora umurimo w'Imana. Rimwe reka afata ideni umugore watabizi. Afata ideni hariho icyitwa ubukene. Imana ishimwe. Bibiliya tubwira ngo ibintu byose byari byashize mu nzu, kandi afata ideni umudamu atabizi. Ako kanya yari yaratanze ingwate y'abana. Imana ishimwe. Arangije ahita apfa. Apfa bari mu bukene, apfa hari n'ideni. Umudamu abura uko abigenza. Mumbwirire ngo harimo abantu batajya babasha no kwihangana, bari kwirimba nka kurya tujya tubivuga. Ate se uyu muntu, hari umuntu yari afitiye ideni, umuntu umwe kwihangana biramunanira. Aravuga ati uyu mugabo yari afitiye ideni, n'ikimenyimenya abana be nibo bagombaga kwishyura. Ubwo apfuye rero muramba abana be abivugira abantu bose bareba. Ibaza umudamu, akaboko kamwe gafite umurambo w'umugabo we, akandi kaboko gafite abana batakirabe. Nta hantu na hamwe yari asigariye. Reka nkubwire, nyuma y'ubuzima ubona nta muntu n'umwe ukureba, ariko Imana yo mu ijuru iri kumwe nayo. Nyuma y'uko ucitse intege, ariko Imana irakureba. Mudamu, Bibiliya tuvuga ngo numwe mu bagore b'abahanuzi. Harya wowe uri uwo kwande? Uri uwo kwande ngo bakumenye? Ibi bintu byambayeho njya gusaba akazi ahantu, njyana n'umwana w'umusore. Imana ishimwe. Uyu musore yari afite iwabo hazwi kuko yari umunyakigali. Yewe niturukira aha muri Tumba. Baratureba baravuga, ajusha wowe suri umuhungu wa runaka? Ati ndiwe. Negereza ko nange bambaza ngo se wowe uri uwo kwande? Ndaheba. Kumbi nta nkomoko mfite. Kuwo musore yakomokaga ahantu hazwi. Ako kanya bahita bamuha akazi. Yewe nsigarira aho ngaho. Uzi icyamuhesheje akazi? Ni inkomoko yahakomoka. Ako kanya njya ku birenge nanjye by'umugabo witwa Yesu. Niba hari ikintu nashimiye Imana, mperutse gufata indege ngiye kuvuga ubutumwa, nicarana n'umugabo sinjya mwibagirwa, ubu ni inshuti zanjye, y'umucuruzi ngagiye kurangura imodoka muri Dubai. Twicaranye mu ndege duhana amakuru. Arambaza, se bite wa mugabo? Ni byiza, ndamwibwira. Nawe aranyibwira, ndamubaza, se bite? Nisa ugiye se kurangura imodoka? Hakane kwera amafaranga abaho. Modoka ijana ugiye kuzizana? Tigo rwose. Tukiganira nanjye barambajije, wowe se ugiye? Mfata Bibiliya. Imana ishimwe.
aho navuze ndavuga nti haleluya. Wowe ugiye ndavuga nti ngiye kuvuga Yesu. Aravuga ati ariko usibye ibipindi by'abarokore nk'ubu wambwiye icyo ukora. Ndavuga nti ngewe ngiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana bikakuriza indege se nti cyakora abapasiteri muri abateka mutwe. Ibi ntango ubuhamya hari mama nubwo ntabe babwiwe narabibonye. Mu rugo iwacu bigize guteka umutwe w'ihene. Umutwe w'ihene turawuteka ntababeshye. Cyakora twanyweye isosi. Ariko ikintu kigendanye n'umutwe nta kanyama kabaho, nta kintu kiba ku mutwe. Nyoberwa n'abavuga ngo abakozi b'Imana bateka umutwe. Umutwe wawe uteka ukabona kunywa isosi gusa. Twarawutetse ndabyibuka. Nanyweye isosi tukayikubona shakisha akanyama watu umutwe nta kibaho. Abakozi b'Imana ntabwo duteka umutwe kubera ko n'ubusanzwe umutwe nta kibaho. Mugabo mufata mu kiganza ndamubwira ndumva uvuze nabi nawe ntusuzugure. Yego ugiye kurangura imodoka uri umukire ariko nanjye mfite Yesu winsuzugura. Ndangije ndamubaza nti rero reka rero tuvugane. Kuva wafashe muri iki kiganza Imana irakungabiza. Taha nikungabiza. Ndangije ndavuga nti mbwira rero nawe umunezero wawe. Ubu nyine umugore uramwirukanye. Wamoke nyine wamwirukanye wavuze yuko utazongera kumusanga mu rugo. Umwana ntiwagiye kumubitsa. None se nyine oya ndavuga buretse kuvuga none se. Kindi cya kabiri uvugisha ukuri ntumbeze. Aya mafaranga ugiye kuranguza izi modoka, aya mafaranga mbona yandi aturutse ahanga, ibi bintu wakoze ubwo nanze kubibabwira kubera ko hano harimo abanyamakuru badahembwa nyine kugira ngo badahita bajyana amakuru. Ukabura gutahana gukizwa ngo yavuze maka kantu ya rero zinkavuze urajya. Avuga nti none urabiciri gute? Ndamubwira ntumva uko Imana ivuze. Kabone nubwo ugiye kurangura ariko mu gutaha icy'Imana igusaba n'ukubaka urugo rwawe kuko nta mahoro ufite. Indege ibitugejeje iyo twajya itugeza muri Kenya kandi ni muri transit, nawe ari muri transit tugiye guhindura indege. Ndangije rero twicarana aho ngaho ati mbabarira noneho tuganire. Ndavuga ntaha reka tuganire. Umukire n'umuhungu wa Yesu haleluya. Tujya mu biganiro sasa. Arambwira ati none se wampaka nimero nyine tukazasengana ninza. Navuga nakira rwose nkago kankubwira amakuru. Igihe naturukagaho nagiye ngarutse mu gihugu cy'u Rwanda nawe yaravuye kurangura. Aranshakisha arankurikirana kuri televiziyo. Akimara kumbona aza kundeba. Arangije azana n'umugore we. Arambwira ati pastor nje kugushimira ubu mugore twariyunze tubanye neza. Ndangije ndavuga nti kabone nubwo ufite amafaranga urahirwa ariko n'abafite Yesu turahirwa. Kubera iki? Bibiliya tubwira ngo ufite Yesu abafite byose. Hereye uwo munsi ubu ni inshuti zawe. Ndashaka kukubwira iki? Niba udafite n'inkomoko y'iwanyu ko ari abakire, ubure n'inkomoko yo kwa Yesu. Muri tundi wacu murahaza ntakubeshye. Uzaze muri Kigali urebe icyubahiro bawe utabona ubu turi kuvugana. Sinzi uko Yesu yabigenje. Yewe ntiwapfa kunshaka i Kigali ngo umbone wapi. Ugira bubazi kumpamagara kuri telefone ngo mpite nkwitaba wapi. Hari ukwitaba ukamubwira ati ndashaka Pastor John. Uramushakira iki ukabanza ukavugana nawe nibereye aho ngaho. Kandi atari uko mvuka i Kigali, atari uko mfite amafaranga menshi, atari uko mfite amashuri menshi aho nayize murahaza. Hari abo ndi kubona kwiga yandi niyo nkifite haleluya. Ariko kuko mfite Yesu biratubwira ngo abazi Imana yabo haleluya aba bantu bazakomera. Kandi nibamara gukomera bazakora, nta nubwo bazakora utuntu duciriritse ngo bazakora iby'ubutwari. Niba ushaka gukomera ukeneye kubanza kumenya Imana yawe kubera ko izagukomeza inagukoreshe iby'ubutwari. Ubu hano abantu batangaye. Mu batangaye urimo, mu batangaye uriya arimo. Kubera iki? Baranzi bankubita bakavuga wagiye kwiga singeyo nkabarushya. None ubu bari kwibaza
uyu ni wa muhungu twakubitaga, byanga byakunda bari gushimira Imana mu mutima kubera ko ntabaye ikigorogoro, kuko nabyo bibaho. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mwarubyiruko muri aha ngaha tumenyane, turaziranye, murusheho gukunda Imana, murusheho gucira bugufi Imana. Nucira bugufi Imana, uzubaha umuryango wawe, uzubaha abarezi bawe, uzubaha ubuyobozi bwawe. Kandi muri aka kanya nubwo waba ubona ntacyo ufite, ejo uzaba ufite. Nubwo ubona aka kanya usuzugurwa, ejo uzubahwa. Nubwo ubona nta kigenda, Imana yo mu ihindura amateka. Kubera inkomoko y'uko umudamu yari umwe mu badamu b'abahanuzi, Imana iramurokora. Ngaraza ati umugabo wanjye yarapfuye kandi umwishyuza araje. Rangije aramubwira ati genda utire ibintu biri mu busa kandi ntutire bike. Imana ishimwe. Ngasukamo utuvuta yari afite, agenda asukamo. Imana ishimwe. Abari bategereje yuko aseba, Imana imucira inzira ituma adaseba. Mwige gukorera Imana mu butunzi bwawe. Uyu muntu yafashe ideni, afata na riske, ariko Imana iramwibuka. Ibintu byose mukorera Imana mu nzu y'Imana, ntabwo Imana izigera ibibagirwa. Akarorero, umuntu uzi ko yashyize sima aha ngaha kugira ngo inzu y'Imana ise neza, umuntu uzi ko yashyizeho ibati, umuntu uzi ko yashyizeho idirishya, ibi bintu mu Mana biribukwa. Aka kanya wabikora baguseka, ariko ni nabyo, kuko Bibiliya avuga ngo ababibabarira ariko basarura baseka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ariko tuyizamurire icyubahiro, bongere tuyizamurire icyubahiro. Hanyuma iyo umaze gukizwa, wemerera Mwuka Wera akayobora ubuzima bwawe. Iyo wemereye Mwuka Wera arakuyobora, akuyobora aho abantu bareba, akuyobora n'aho batareba. Emerera Mwuka Wera ahindura ubuzima bwawe. Bapasitori, inshuti zanyu, bayobozi, mureke turusheho kwemerera Mwuka Wera ayobora ubuzima bwacu. Bakristo, mureke twemerere Mwuka Wera ayobora ubuzima bwacu. Azakora ibirengeye n'ibyo tuyisaba. Niko ijambo ryayo rivuga. Reka tuyizamurire icyubahiro. Tamura haleluya. Ongera uzaramura haleluya. Nagira ngo soreshe kuri iki kintu. Reka ndirimba kakaririmba ntuje. Hakira indirimbo yawe, ndabyibutsa kuko ngiye gusoma. Ako tongera tumuzamurira amaboko yazamurira Imana. Ongera tuyizamurira icyubahiro, kuko hari abantu Imana iri gutabara kubwo kuzamura ibiganza byabo. Iri kugutabara nubwo ubona utabireba n'amaso yawe, ariko hari ubutabazi bw'Imana buri kumanuka. Mbona iri teraniro genda bireba, hari ubutabazi bw'Imana. Zamura ku biganza byawe. Hari abantu Imana iri kwibuka, hari umuntu Imana iri kwibuka, hari umuntu Imana igiye guhindurira ubuzima, hari umuntu Imana igiye guhindurira amateka, hari umuntu Imana igiye guha imbabazi, hari umuntu Imana igiye gukorana nawe. Hari atopitandore bineta. Zamura ku biganza byawe. Ndi kubona ubutabazi bw'Imana. Hari abantu Imana itangiye gukiza indwara. Ndi kubona hari umwuka wo gukira indwara umanutse. Hari abantu indwara ziri gukira aka kanya. Ayayaya mana ayayayayayaya mana
ntacyo uzabahoya Uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba uhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba naguhetse ku mugongo uhetse ku mugongo nubwo abantu bakurwanya nubwo abantu bakwanga ariko Imana iracyakwibuka. Nubwo ubona ubuzima budafite ishusho ntabwo bivuze yuko Imana idahari. Twigeze tubona ibintu bidafite ishusho, Imana ibiha ishusho bihindurirwa amateka. Na Imana iracyakwibuka kandi iri mu ruhande rwawe. Tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Ongera kandi tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Tuyizamurire icyubahiro cyane. Haleluya. Oya kizamura ugari ikima. Haleluya. Nzamurira ibiganza tuyereje. Zamura. Haleluya. 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 Ma. Ubimana mbanyumvise. Ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye ntabona umwijima niko kugira urwera mwami ko wambwiye ko utazasiga jyenyine mbese uri hehe mbese uri hehe mbese uri hehe hari igihe tuzatabira imirima tukayiririmba. Ndifuriza umuntu wese gukizwa. Ndi gusoza mfatira mu kiganza cya mugenzi wanjye ngo tumere ijambo rimwe. Mufate mu kiganza. Mumfatire mu kiganza. Kamfate mu kiganza cyawe. Nagira ngo ngutume haya magambo uyamumbwire. Mumbwirire ngo abantu babivugaho ariko Yesu we abikoraho. Mumbwirire ngo abantu babivugaho ariko Yesu we abikoraho. Ibyo abantu bavuze ku buzima bwawe Yesu araza kubikoraho. Amagambo bakuvuze Yesu arahura nayo yacecekeshe. Ubuzima bagushizemo urahura na Yesu abugukuremo. Mumbwirire ngo abantu babivugaho ariko Yesu we abikoraho. Mumbwirire ngo muri byose urushaho gukizwa. Nawe tumuzamurire icyo. Yes, ndashaka gukoresha iyi minota 10 isigaranye yonyine. Tugiye gukora iki gikorwa. Imana iguhe umugisha pasi ikunezeze. Ibihe byangeze ndashimira Imana kuko uyu mubyeyi yinjiye n'umuntu wabaye inshuti y'ubuzima bwanjye. Wamubaza mama n'uwo kwa mama wanjye. Haleluya. Imana imumugisha nawe arahakandagiye arahageze. Kandi pasi ndagushimira. Imana ijye gukomereza amaboko kandi ijye guha umugisha muri byose. Ibintu ukora Imana ibibireba kandi kabirebera mu ijambo ryayo. Hano b'Imana umuntu nagukunda nawe ujye umukunda. Imana iguha umugisha cyaho. Naho rero duhana amakuru y'ibiganza tubizamure by'Imana. Ibiganza bizamurira Imana. Zamura ibiganza tubihereze Yesu. Ibiganza bizamurira Imana. Zamurira Imana ibiganza. Zamurira ibiganza. Dore urukundo rwatumye mvira ibyaha nzabihamba mu mva mazarazuka wamuze nase nagaruka nzamushimira
Mvuko Imana ivuganye nanjye mama. Ndikumva Imana haguruka. Haguruka ndi mukafande. Ya. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo imigambi yawe ntabwo izahama ku buzima bwawe, kuko Imana y'ubwayo ije kugukavaringa. Ugiye kubona ukuboko kwawe, kuko Imana igiye kukwiyereka. Hari Imana ivuganye nayo ninkubwire ngo iburijemo imigambi yawe. Niba hari umuntu wari ugiye guseba bitunguranye warimo, kubera akagambane k'abantu gusa ngo tumusebye asebe, ariko Imana ivuganye nawe ugiye kubona Imana bundi busha, kubera ko iburijemo guseba kwawe. Ni kwivuganye nawe. Imana ikurinze gukorwa n'isoni. Imana ikurinze kuba iciro ry'imigani, kuko ivuganye nawe nkubwire ngo umutima wawe nuhumure, kubera ko imigambi yawe ntabwo igiye guhama. Bateranye ariko ntabwo bateranyijwe nayo. Niyo mpamvu imanuwe no kuburizamo imigambi yawe. Imana kurinze guseba. Nyemerera tumuzamurire ibiganza. Hari indwara Imana yo mu ijuru irinze ubuzima bwawe, kandi Imana ikurinze kubagwa umugongo. Ikindi cya kabiri, Imana ishyizeho uruzitiro ku bintu nabonaga bari bateze ugiye kukandagiramo, hanyuma bakaza kugukura aho wari ugeze utigenza. Imana ivuganye nanjye ngo ninkubwire ngo iburijemo imigambi y'abarozi, kuko kuroga byo kukurogesha ibirenge byawe byari bigiye kubyimba, kubera ibyo urenze utambutse aribo babihashyize. Imana ivuganye nanjye ngo ikojeje isoni umurozi ku buzima bwawe, kubera ko ibyo aroze bitaye agaciro, ntabwo ukirozwe. Imana ivuganye nanjye ishyizeho urusika ntukibikandagiyemo. Ariko nk'umuntu urimo hano kuwo mwuka mwumvise ubizi kuroga wabiretse. Umuntu uroga ubu tugufatira ahangaha ukorwe n'isoni. Kandi ndaje dusenge. Ibintu tubivuga ari imikino. Abantu baraturoze turabibona, baraturoga, ariko igihe kirageze yuko Imana yigaragaza ku mbaraga zanyu z'uburozi. Reka nkubwire, imbaraga z'uburozi ntabwo ziri hejuru y'imbaraga z'Imana. Nagira ngo ngutangarize, wararoze muri aya mezi 6, ariko twatangiye igihembwe cy'umwaka tuburimo. Mukanya ngiye kwinjira mu gihe cyo gusengera abarwayi. Imana iguhe umugisha. Yes. Ibiganza byawe bizamuka. Ibiganza byawe bizamuka. Zamura ibiganza byawe. Hari imbaraga zirutizi amajwi atuje ko hari umuntu ugiye guhura n'Imana rero. Wowe zamura ku biganza byawe, uhumirize ku maso yawe, uturize Imana, kuko hari imbaraga z'Imana zigiye kumanuka ku buzima bwawe. Hari abantu imbaraga z'uburozi zigiye kuva mu buzima bwawe. Hari abantu Satani yari yaratwaje igitugu. Hari abantu bari baratwaye mu bapfumu. Hari abantu bakurogeshaga amanywa nijoro, ariko kuri iyi shuro ndikumva hari imbaraga y'Imana imanutse muri iri teraniro.
zamuraho ku biganza byawe kuko tutangiye gusenga. Zamuraho ku biganza byawe. Izindi mbaraga zose bitiwoya izo ni za Yesu. Yes, 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 yes Lord. Zamura ku biganza byawe. Imbaraga zirute. Zamura ku biganza byawe kuko ndikumva Imana itangiye gukora ibidasanzwe. Turirimbe gahoro gahoro. Haleluya. Hari imbaraga y'Imana imanuka. Mana data wa twese, Imana isumba byose, zamuraho ku biganza byawe. Hanyuma abaprotokole mbabone mu bantu, kuko hari imbaraga y'Imana imanutse ku bantu babo. Hari imbaraga ije kurekuza imbaraga z'abarozi zari ziri ku buzima bwawe. Hari agaciro Imana imanukanye ku buzima bwawe. Hari imbaraga igiye kurekura imbaraga y'uburozi, imbaraga yari yarafashe ubuzima bwawe. Hari icyubahiro cy'Imana kimanutse kije kuburizamo imigambi y'abarozi. Zamuraho ku biganza byawe. Hari iyo mbaraga ndi kuyireba, iyo mbaraga irakumanukira. Ngiyo hari imbaraga y'Imana imanuka ku buzima bwawe. Hari imbaraga igiye kurekura ubuzima bwawe. Hari imbaraga z'abarozi zishaka kurekura ubuzima bwawe. Hari agaciro Imana igaruye ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'Imana zimanutse ku buzima bwawe. Hari umuntu imbaraga z'abarozi zigiye kurekura akaka. Hari imbaraga bohereza ku buzima bwawe zigiye kurekura ubuzima bwawe none. Hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Zamura ku biganza byawe. Zamura ku buzima bwawe. Topita mbole boneta. Lawi ekita kosile bo. Tandole bibe kopita imo. Lawi ekita kosile. Wambaraga werekura ubuzima bwawe. Humiriza ku maso yawe usenge. Humiriza ku maso yawe usenge. Kuko hari imbaraga y'Imana imanutse ku buzima bwawe. Hari imbaraga y'Imana imanutse ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, wambaraga urekura ubuzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo, turananiza imbaraga z'abaro. Nado bibe kosita ndorepa. Lawi ekita lala bibe kosile. Lawi ekita kosile bonepa. Mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite ubutwari n'ubushobozi. Hari Imana ikiza. Hari Imana ikiza. Hari Imana ikiza indwara zose. Hari Imana ikiza indwara zose. Hari abantu Imana itangiye kubohora. Hari ahantu bari barakuboheye, Imana itangiye kubohora ubuzima bwawe. Hari ahantu bari barakuboheye, Imana itangiye kubohora. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga yawe imanuke. Imbaraga ikiza, imbaraga elete bekosita. Tabiye kitakoreba. Zamura ku biganza byawe. Zamura ku biganza byawe. Kubera ko hari umwuka w'Imana umanutse gukiza indwara. Hari abantu batangiye gukira imigongo. Hari Imana iri gukiza uburwayi bw'imigongo. Hari Imana iri gukiza uburwayi bw'imigongo. Iyo ndwara irarekura. Iyo ndwara irarekura. Iyo ndwara irarekura. Iyo ndwara irarekura. Zamura ku biganza byawe. Zamura ku biganza byawe. Zamura ku biganza byawe dushenge. Zamura ku biganza byawe dushenge. Hari indwara iri kurekura ubuzima bwawe. Mu izina rya Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yakura ubuzima bwe. Yakura ubuzima bwe. Yakura ubuzima bwe. Yakura wambaraga. Yakura wambaraga. Yakura wambaraga. Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga bakubohosha. Yakura ubuzima bwawe. Zirekura umugongo wawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ku biganza byawe dushenge. Zamura ku biganza byawe dushenge. Hari imbaraga iri kumanuka gucisha. Mu izina rya Yesu Kristo. Wambaraga barekura umugongo we. Mu izina rya Yesu Kristo. Senga dushenge. Senga dushenge. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeye kosi. Yeye limelo. Yeye kindalala. Yeye kosi. Mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga iri kurekura ubuzima bwawe. Hari imbaraga z'uburwayi ziri kurekura. Hari imbaraga z'uburwayi zirekura. In the name of Jesus. Zamura ku biganza byawe. Ndatangaza imbaraga z'Imana. Ndatangaza imbaraga z'Imana. Ndatangaza imbaraga z'Imana. Ndatangaza imbaraga z'Imana. Hari indwara iri kurekura ubuzima bwawe. Hari abantu bari gukira uburwayi bw'umunda. Hari abantu bari gukira mu ndakakari. Hari abantu bari gukira mu ndakakari. Hari ikirere cyo gutinda. Hari abantu bari gukira imiti idakira. Hari abantu Imana iri
the name of Jesus. In 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 the name of Jesus. No Satopi Talala Bibekosi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Satopi Pakosi Alama. Rete Pipe Kosi Talala. Pakosi Ebo Ekoti Tala. Tukubona Makosi Ba. Imana iri kuvugana nanje. Uyu mubyeyi hari imbaraga cyangwa se hari umurozi. Hari uburozi bohereze mu nda ye bugiye kurekura ubuzima bwe akakara. Kuko numvise Imana ivugana nanjye ngo irakurokoye kandi igukuyeho amarira urira nijoro. Imana ikuyeho ububabare bw'amaboko, Imana ikuyeho ububabare bw'ibitugu, ni Imana iri kugukiza. Ndi kubona Imana ikiza inda yawe. Uyu murozi ataye agaciro, uyu murozi ataye agaciro kubera ko imbaraga ziwe ziteshejwe agaciro. Hari imbaraga itangiye kumukiza. Rekura wa mbaraga we, rekura ubuzima bwe, rekura inda ye. Sohoka, sohoka, sohoka va mu nda ye. Sohoka, sohoka. Tapete kosida bo, tawiye kitalele bode. Sohoka, sohoka wa mbaraga we, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe. In the name of Jesus, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe, rekura ubuzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Rekura, 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 rekura. Bile bemekosita lolebo. Rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jehovah. Urakoze Yesu. Ndikumva Imana ivugana nanjye yuko igukijije uyu mwanya. Hari imbaraga zimanutse kugukiza. Mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Nyemerera tuyizamurire haleluya. Imana yizamurire haleluya. Nyemerera twese tuzamurire Imana haleluya. Nyemerera amajwi yanjye tuyazamurire Imana kuko ni Imana ikijije abantu bayo. Ni Imana itanze imbaraga muri iri teraniro zo gukira. Izina rya Yesu Kristo. Hari abantu Imana ikijije imitsi idakira. Hari abantu Imana ikijije uburwayi bw'umugongo. Hari abantu Imana ikijije uburwayi bw'amaguru. Mu ijuru hari Imana ikoze ibitangaza. Tuyizamurire icyubahiro. Reka icyubahiro tukizamurire Imana. Zamura haleluya. Urakoze mwami Yesu. Sinshidikanya gukora kwawe. Urakoze kubwabo ukijije. Urakoze kukoze kidasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe.